muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari bwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Murongo wa 3. Kandi mudasa n'abahatwa n'ababatwaza igitugu, abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutayiza naboneka, muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Amen. Iri nayo ndimo ndibwira abashumba, nayo ndimo ndibwira abungeri. Bibiliya iravuze ngo muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa. Bibe idororike, umenye ko ari ubuzima bw'umushumba, umenye ko ari ubuzima bw'umungeri. Ugomba kwita ku intama kandi ukayiragira udahatwa. Ikindi cya kabiri, ngo mutifuza indamu mbi. Muri iyi minsi dufite abashumba bakemura ubwoya bakabumaraho, n'uruhu barenda kurukata. Ugasanga akantu kose kabaye intama urayibwira ngo uzana ituro. Arakubwira ati nsengera ndumva malariya imeze nabi, ati banza wohereza ituro. Uramubwira, arakubwira ati ngwino umfashe mu rugo rwanjye bimeze gutya, wataha hashira iminsi ariko ntiwampaye ituro. Ntabwo izi ntama tuziragiye kugira ngo ziduhe, kugira ngo tuzibonemo indamu. Reka tubanze tuba abashumba, icyo nicyo cya mbere. Kandi ni ngombwa ko tuba abashumba bafite intama. Bashumba, ni ngombwa ko uba umushumba ufite intama. Sinzi iki kintu ubuntu ku buryo ndi bukivuge, ariko ni ngombwa ko umushumba agomba kugira intama. Ntabwo ari uko mutazifite. Hari abazifite, akaba zifite ari iza ADPR ariko atari intama afite. Akaba zifite ari iza Anglikani, akaba zifite ari iza Methodiste, akaba zifite bega, akaba zifite kuko bazimuragije gutyo. Ariko ni ngombwa ko iyo ntama igomba kuba intama ku mungeri. Intama igomba kubikwiyumvamo nk'umushumba. Ejo bundi hari akantu kanyuzeho ariko katubereye isomo. Guma mu rugo iza, twabonye ko ijuru ritugwiriye. Njyewe nahisemo nkubitana n'ikigeragezo kimwe, kuko nahuye n'umudiyakono umwe. Tugira abantu mu nzu y'Imana batakemwe. Nakubitanye n'umudiyakono umwe, akisuhuza hari ku cyumweru, turi buhite tujya muri guma mu rugo. Arambwira ngo mushumba, ngo murajya hehe, ngo ko abatunzwe n'icya 10 n'amaturo gashobotse. Kandi yarampamije yarambwiye ngo murajya hehe kwaka abatunzwe n'ibya 10 n'amaturo gashobotse. Mu ruhande rumwe koko kari gashobotse, ariko ntabwo intama dufite ari izo mu rusengero gusa. Abafite intama zo mu idini, abafite intama z'idini, abantu batari abungeri bafite intama karashobotse. Ariko abafite intama, ntabwo intama zitubera intama ari uko turi mu nsengero gusa. Tuvuye no mu rusengero turacyari abashumba. Haleluya. Guma mu rugo ije, turakomeza tukaba abashumba. Kuko umurimo wa gishumba ntabwo ari umurimo ukorerwa kuri aritari gusa. Ni umurimo kuko uri umungeri, kuko ufite intama igihe cyose. Kurishyira aho ugomba kurishyira bikaba igice kimwe cyo kuramya, bitewe n'uburyo uritanzemo. Wenda sibyo nashatse nagendere kuvuga cyane, ariko nivugiraga Dawidi hari igihe yacurangaga, agacuranga iyo ncurango gusa ari iyo guhimbaza Uwiteka, haririmbi. Hakaba hari ikindi gihe noneho acuranga ntaririmbe, hanyuma uwo muziki akawutura Uwiteka. Yajyaga agenera impano Uwiteka. Dawidi muri iyi zaburi ye yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Avuga iri jambo yarakuruye ibintu byinshi, yararebye uburinzi bw'Imana bwabanye nawe. Mangisha intama,
Ah, hari itorero rimwe nayoboye. Iryo torero ndiyoboye umunsi umwe utumira umuntu, ari igihe ukubitana n'umuntu akivuga ibigwi, akivuga ukuntu yize amateoloji menshi, hanyuma turamutumira bitewe na diplome yari afite ya teoloji. Araza ageze mu rusengero aratwigisha, yigisha itorero ujya kubona ubona rirasinziriye neza, ukajya kubona ukabona abantu barimo baragenda basinzira. Umugabo umwe we ntiyabyihanganiye, yanyandikiye message nkiri ku ruhimbi, arambwira ngo mushumba, yarambwiye ngo pastor ngo muradukoze kuko itorero ryari ryarumanze. Dusohotse ansanga muri ofisi, arambwira ngo reka nkubwire mushumba wacu, ngo rwose ngo tuva hano ku cyumweru tubonye ifunguro ridutunga icyumweru cyose. Arambwira ngo twebwe turaba businessman, ngo iyo turi mu mujyi turi Matewusi ngo turimo tujya za Dubai tujya na hehe, ngo dutungwa n'ifunguro twaje kubona ku cyumweru. Arambwira ngo iyo nje rimwe mu cyumweru, iyo ndi mu mujyi ndi muri business, ngo mba ndi nabaye uwisipe. Niko yambwiza ukuri, ambwira reka nkubwize ukuri, ngo iyo ndi mu mujyi ndimo ncanga ni muri business, ngo rwose ngo no gusengera ibyo kurya ngo hari igihe mbyibagirwa. Aravuga ngo rero tuza rimwe mu cyumweru tuje gushaka ibyo kurya bidutungira ubugingo, ngo iyo tuje tukarumanga, ngo ubwo tuba tugiye gusubirana muri bwa buzima nanone kandi inzara. Arambwira ngo jya wihangana, mujye mwihangana abashinzwe ivugabutumwa, ngo mudushakira abigisha beza, ngo nimushaka mubakure mujye kubashaka i Rusizi, ngo mubazane, ngo hanyuma ngo natwe mutubaze ibyo gufasha abo bashyitsi mutuzanire. Amahoro y'Imana abane nawe, kweho tubana hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kwishimire, ikunezeze kiruta byose, iguhe umutima wawe wishimira, kuko ukiranuka ukayikiranukira. Yego, murabona neza pastor? Muracyaba wemi? Ndacyari hano. Umuntu nigeze kugana nawe nyuma ya kamera z'Izabisoza TV, arambwira ati ndacyari za mboga ariko imboga baba bavuga nimbi ni nziza, ni imboga ziba zimeze gute buri imboga zambaze byo muri Bibiliya? Imboga njya mbona baduha n'akanyama batakaboga iki, ariko imboga ni nziza by the way. Ati ndacyari hano nka za mboga, ariko byanteye gutekereza ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. We icyo yari yerekejeho iryo jambo context yaryo, yarashatse kuvuga ko imboga mbi zitava mu nkono. Iryo ntabwo ari ijambo rya Gikristo. Naho niyo mpamvu yarishize inyuma ya kamera, ariko ntabwo turamutumira kuri kamera z'Izabisoza. Yari umushungereza, nuko namaze ni uracyabaho ayatende hano nuko. Reka tugushimire kandi tuneshejwe nuko wemeye ko mwakira kuri Izabisoza. Murakoze cyane. Yego, ariko mukana hoze nkubaza ngo mbese kuki uhora witonze? Ushaka kuzagera kure ugenda gake. Ariko tutuntu TikTok yawe insetsa cyane, ndavuga ntiwangeza mu mutwe wawe nkicaramo nk'isaha nka downloading cyase nkandifata ikaramu nkandukura. Uzatwicarane birahagije. Nabyo kujya mu mutwe wawe. Utwe ni wagerayo. Okay, reka dushimire abantu bakuzabscribe ku Izabisoza TV, kandi dusuhuza abantu bari burasirazuba, iburengerazuba, cyane cyane mu amajyepfo y'u Rwanda. Niho mvuga mushumba. Kubera iki? Uhereye Muhanga ukamanura Ruhango ukamanuka Nyanza, Butare n'ahandi hagiye hatandukanye. Imana ibarebe neza. Abantu bari mu majyaruguru ndabasuhuje cyane. Mushumba aherutse mu majyaruguru. Nari ndiyo ku cyumweru. Naranaharenze ngeri Rubavu. Okay.
Imana rero ibishimira cyane abantu bari mu mujyi wa Kigali cyane cyane Gahanga. Kubera iki? Gahanga niho uremba gacomyemo kugira ngo n'abantu nyine bazakunde Gahanga. Yego, Gahanga ni iducumbikiye. Niyo mpamvu rero umuntu agomba kuyitaho kuko buri munsi turahajya. Buri munsi murahajya. Hahabwa umugisha. Hahabwa umugisha rwose. Aho ntaha, aho njya, aho ndara, ahari umuryango wanjye, aho nitirirwa ko ari gaturire. Imana ibaha umugisha kandi abantu baho Imana ibishimire cyane cyane abaturanyi ba Mushumba. Cyane abo dusabana. Rwose ntabwo nakemera. Umuturanyi bamwita umuzimyamuriro. Ko bamwita. Bamwita umuzimyamuriro. Ariko muri iki gihe sawa munyura. Bararahura. uretse ko n'irahura ry'iki gihe. Irahura ry'iki gihe byarakomeye. Kera wajyaga kurahura. Ukajya kurahura nta makara ufite. Ukavuga uti ndahura kwa kanaka no kwa kanaka. Ndaba mbonye yo guteka imboga. Yego. Ariko ubu byarakomeye. Sigaye urahura rimwe. Urahurira iryaka bakakubwira ngo shyiraho iritaka. Byarakomeye abantu bamenye ubwenge. Dusuhuje rero abaturanyi banjye aribo bazimyamuriro mu Kinyarwanda. Imana ibaho umugisha kandi ikirere dutuyemo gihabwa umugisha. Ndetse no mu Rwanda hose mu izina rya Yesu. Amen. Kandi nshimira n'abantu bo muri ADPR yo ruguru, yo mu gice cyo ruguru. Aha tuvuga Kabeza. Itorero rya Kabeza. Nari nditsinze nyine ngo byivugire, niyo mpamvu ngiye kuguha akanya ugasuhuza intara ya gatandatu y'abadiaspora. Duce tugiye dutandukanye. Turabashimiye, Imana ibaho umugisha kandi ndabizi ko dukundana cyane. Ubundi hari umudiaspora uretse kugura agakawa. Wow. Namenye ko nkunda ka cappuccino. Yego. Aramamaga ati Mushumba ati uri hehe? Ati nyaruka ati wicara ahantu umwe ka cappuccino. Nuko mbona ka order limit. Wow. Nahise nk'umushumba wanjye cyacu. Mfite umushumba. Umushumba ariko nanjye mfite umushumba. Kuko ni ngombwa kugira umushumba wawe. Ngombwa umushumba cyacu. Mose yatagira etiro yari gutagangara. Rero ngira umushumba. Mfata igihe nkagera nkavuga ni mushumba wanjye, mubyeyi wanjye akiritura. Ariko ari buri ari etiro na Melikisedeki. Ufite agaciro mu rugendo rwo guhera kwa Abrahamu kugera kwa Mose n'ubu. Biterwa umuntu agira agaciro bitewe n'igihe agusanze. Umuntu w'igihe uje mu gihe. Imana imwohereje mu buzima bwawe. Yego. Uwo si na ngombwa ko apereza amateka y'ubuzima bwawe. Ahubwo akora ikimuzanye mu gihe. Uwagira agaciro muri icyo gihe. Uzi ko umuntu w'igihe ikimuzanye mu buzima bwawe kirangiye ukagumya ukibeshya ukagira ngo birakomeje anakuboroka. Narabibonye. Nari nshatse kuvuga rero ko yaba Melikisedeki banamuhaye niwe wa mbere wahawe icyacumi. Melikisedeki icyacumi cya mbere cyahawe na ngo amuhe icyacumi cya byose. Hanyuma uje kwa Mose ugasanga na Yetiro nawe agira inama Mose. Yetiro yagize umumaro mu gihe cya Mose. Nk'uko Melikisedeki nawe yagize umumaro muri kiriya gihe cya Abrahamu. Tumenye Bibiliya. Ubwo nzakubaza muri tumenye Bibiliya, nzakubaza ibibazo byinshi cyane. Tugenda twibaza bigiye bitandukanye. Reka duhe ikaze rero abantu bakurikira Izabisoza TV mu kiganiro n'impamba y'uyu munsi watugeneye nk'umushumba visionnaire. Nako nkavuga ko kanga siwo. Umushumba reka mbivuge
basi wowe ujye ureka tubyivugire. Okay, ntabwo mba numva byavugwa cyane ibyo bya visioneri ibyo byaki, kuko Imana iduha iyerekwa ryo gushinga ino cano. Intego twari dufite intego y'uko habaho ahantu ese nibuka Imana ibwira Mose, yaramubwiye ngo hariho ahantu bugufi bwanjye. Twifuzaga ko habaho ahantu hameze nk'ububiko, hameze nka biblioteke, ahantu wajya gushakira ibintu by'umumaro. Niyo mpamvu bya bindi byo kuza ngo biracitse ngo gira ngo twifuza ko hano haba ahantu abantu bahembukira, abantu bumvira ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Nibura umuntu usuye ino cano akahava yumva abonye nibura bikeya byafasha ubugingo bwe, kuko umuntu gufashwa kugirwa n'ibintu byinshi, ariko nibura yaza kuri iyi cano akahakura ibintu byubaka ubugingo. Umugisha rero twatangiza n'isengesho ugatangira mu minota watugeneye uyu munsi. Kadusenga Imana. Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, turagushimiye. Tugushimiye ko watugeneye uyu mwanya kugira ngo abatuye isi bazashobora kudukurikirana, bagire ibyo bahemburwa nabyo, babone impemburabugingo. Abisiraheli wabatungishije manu mu butayu, ariko ufite gahunda yo kubageza mu gihugu cy'isezerano, kandi koko bagezeyo. Ubwo bageraga i Gerugari nibwo batangiye gufata ku bya Pasika, bafata umwana w'intama wa Pasika. Hanyuma uwo munsi nibwo manu yahagaze, batangira kurya ku bigugu by'igihugu. Haleluya. Bageze mu gihugu manu yarahagaze. Hanyuma abisezerano rishya washimye kudutungisha ijambo ryawe, turasabye kugira ngo iri funguro uriduhe, kuko twamenye neza ko rigirwa ijambo ryawe nuko waritanze. Utaritanze ziba inyuguti, ariko uduhaye iri jambo turagusabye ngo uduhe ijambo, hanyuma duhazwe n'iri jambo. Twamenye neza ko ijambo ryawe rijya rimera nk'umutsima, niko umwanditsi yabivuze, yaravuze ngo rimeze nk'umutsima utera imbaraga. Oh haleluya. Reka iri jambo rihaza abari bashonje. Iri jambo kandi umwe yaravuze ngo rimeze nk'itabaza rimurikira ibirenge. Reka iri jambo rimurikire abari bari mu nzira y'akabwibwe ahacuza umwijima. Iri jambo niribere amazi amara inyota abantu bagiye kuryumva, kuko umwuma ubaye mwinshi muri uru rugendo. Turagushimiye ko ugiye kutwemerera iri jambo rikagira ububasha mu mitima yacu y'abaryumva, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Twatekereje kuganira ku ijambo ry'Imana. Ejo narafashijwe kandi nafashijwe n'ijambo, numva riramfashije. Burya iyo nafashijwe mba numva umuntu wese duhuye namubwira ngo nafashijwe. Nafashijwe n'ijambo riri muri Zaburi ya 23. Ni Zaburi abantu benshi bazi, ni Zaburi twigaga mu mashuri tukayifata mu mutwe. Izaburi ryoshye, ariko ejo yongeye kumfasha numva ndafashijwe. Dusome Zaburi ya 23 murongo wa mbere. Haranditse ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose, nanjye bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose, amen. Ni ukuri mbahaye ikaze kuri aya magambo y'Imana. Nafashijwe n'ijambo Dawidi yavuze, yaravuze ngo
uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Turashimira Imana ko uwiteka ariwe mungeri wacu. Dawidi yavuze aya magambo, yayavuze ayazi. Kuba Dawidi ari kuvuga ku bintu by'umungeri ni ibintu byoroshye kuri we, ni ibintu yumva cyane undi wenda atakumva, ariko n'undi muntu wabaye umungeri cyangwa waragiye wabaye umushumba ashobora kubyumva. Ibi Dawidi yabivuze azi impamvu, yabaye igihe kinini mu ntama, yari azi ibikorerwa intama, yari azi inyifato y'umungeri, ariko azi n'ibikwiye intama, kuko Dawidi ni umwe mu bashumba beza baragiye intama, ariko ni n'umwe mu bayobozi beza bayoboye. Aha ubwo duheruka muri Isiraheli, nari mfite amatsiko yo kugera Ishiro niho Dawidi yabaga. Zaburi nyinshi yazihimbye ari Ishiro. Tugeze Ishiro nahise mbabwira ngo banyereke aho Dawidi yabaga, banjyana Ishiro, ko kari agaciyeho. Dawidi ndamukunda kuko Dawidi ni umwe mu bantu banditse zaburi nyinshi. Zaburi ubundi bisobanura ni indirimbo y'ishimwe, ni indirimbo. Niyo mpamvu gusoma muri zaburi atari ngombwa kuvuga ngo dusome zaburi ngo ibice ngo bingahe, ibintu nk'ibyo. Ubundi ni ukuvuga zaburi ya kangahe, indirimbo ya kangahe, bimeze gute. Zaburi zari zitandukanye, hari zaburi z'amazamuka, hari zaburi z'amashimwe, hari zaburi zo mu gusenga, hari zaburi zo mu minsi mikuru. Zaburi zari zitandukanye, zigiye zifite ibyiciro zibamo. Dawidi niwe muntu washoboye guhimba zaburi cyangwa se ibisigo nyandiko bisingiza Uwiteka. Abandi bajyaga basingiza abami, bagakora ibisigo byo gusingiza abami, ariko Dawidi niwe muntu wa mbere wasimbutse ararenga, arazamuka cyane. Imana imuhe umugisha. Yageze ku rwego ahimba ibisigo nyandiko bisingiza Uwiteka. Yajyaga agera igihe agacuranga aramya. Mu minsi yashize nari ndimo mpugura abantu ku bijyanye no kuramya. Mu matorero yacu tugira ibyo bita za worship team n'abandi, ugasanga umuntu yibwira ko kuramya ari kwa kundi ko guhogoza, kwa kundi wera mbega akanyorotse iryo jwi. Nabyo nibyo, ariko ni agace kamwe mu kuramya adorasiyo, kuramya worshipinga, niba ari worshipinga navuga. Kuramya birimo uburyo bwinshi. Uzi ko ushobora kuramya utura, ugategura ituro ryawe ukurijyanye, ukuri murijyana mu giseke, ukuri murishyira aho ugomba kurishyira, bikaba igice kimwe cyo kuramya bitewe n'uburyo uritanzemo. Wenda sibyo nashatse kunagendereye kuvuga cyane, ariko nivugiraga Dawidi hari igihe yacurangaga, agacuranga iyo ncurango gusa ariyo guhimbaza Uwiteka, haririmbi. Hakaba hari ikindi gihe noneho acuranga ntaririmbe, hanyuma uwo muziki akawutura Uwiteka. Yajyaga agenera impano Uwiteka. Dawidi muri iyi zaburi ye yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Avuga iri jambo yari akuruye ibintu byinshi, yari arebye uburinzi bw'Imana bwabanye nawe, kuko mu bantu bahuye n'ibigeragezo byo guhigwa Dawidi abamo. Sawuli yamubereye umwigisha ukomeye. Hari igihe umuntu ajya ahura n'umutica akamwigisha, akajya amukoresha za homework, akajya amuha za kwizi. Mbega dufite abatica bajya baduha kwizi. Ndi mu ishuri rya Bibiliya
twagiraga umutica w'icyongereza yajyagaza akavuga amagambo makeya yasoza kwentroduwiza ibyo ngibyo agahita avuga ngo quiz ku ishuri tumwita quiz ari quiz nyine ibintu byose tugira abatica rero batanga za quiz mu buzima abantu bari guhabwa ibizamini n'abatica babo tubifurije gutsinda mu izina rya Yesu amen. Dawidi yagize umwigisha witwaga Sawuli igihe kimwe yaba ari kumucurangira abadayimoni bamufashe akaza agacuranga kuko yacurangaga imyuka mibi gahunga. Hanyuma ngo igihe kimwe ngo yazanzamuka yamwitegereza yamubona imbere wagahita ashitura icumu akamutera igihe yariteye ngo rifata urusika arahunga. Yarebye ama experience y'ubuzima areba uburinzi bw'Imana bwabanye nawe niko kumanuka izaburi aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena anjyana iruhande rw'amazi adasuma. Kuba umungeri ni ikintu gikomeye kuko umungeri mwiza hari ibyo akorera intama cyangwa se umushumba mwiza hari ibyo akorera izaragiye kuko izi ntama zikenera urwuri rwiza. Hari igihe umungeri akenesha intama, umungeri mwiza amenya urwuri rw'intama. Cya kabiri reka nivugire ku baragiye, wenda nimvuga intama cyane ntabwo biri bwumvikane, ariko reka nivugire inka. Umushumba mwiza amenya ko izo yaragiye agomba kuziragira mu rwuri rwiza zikarisha zigahaga. Iyo uragiye ukabona iyo uragiye ifite apeti birarisha ukabona ibondo ririmo rirazamuka. Ubundi iyo uri umushumba mwiza, iyo uri umungeri mwiza, ibyishimo biragusaba. Icya kabiri ugomba kumenyera izo uragiye amazi aho uzishora, ukamenya n'igihe cyo gushoka kwazo, ukamenya ko uzishoye mu mazi meza abandi bashumba batatobye, ukamenya ko iyo uragiye iguwe neza mu buryo bwose. Si ibyo gusa, ugomba kugendana inkuyo. Bashumba nimugenda n'inkuyo, ugomba kugenda n'inkuyo ukamenya ko niba imeze neza ukayihanagura, ukamenya ko ugomba kuyishitura uburondwe, ibintu biyibangamira byose ukabikuraho. Uretse n'uburondwe, nyuma y'uburondwe hari ibindi byitwa ngo ni nziha, urwiha, ibintu nk'ibyo ngibyo ku bantu baragiye barabizi. Rwo ntabwo rukurwaho, ntabwo ugenda ngo urushiture nk'uko ushitura ikirondwe, kuko rw'iyo urukuruye ruzanana n'umubiri. Bisaba ko ugomba kumenya ko ushaka umuti urutera kugira ngo ruveho rutagize ibyo rwangije. Dawidi arebye ubuzima bw'umungeri n'intama nibwo yateruye aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena. Turashimira uyu mugabo ko turagiye neza, kandi korari imwe yararirimbye iravuga ngo ubuhake bwawe, cyangwa se igihe bavuga ngo turakwemera uko utuyoboye yego niyo. Turamushimira ko ari we mungeri mwiza, ntabwo aturumangisha. Mungeri mubi arumangisha intama. Hari itorero rimwe nayoboye, iryo torero ndiyoboye. Umunsi umwe utumira umuntu, hari igihe ukubitana n'umuntu akivuga ibigwi, akivuga ukuntu yize amateoloji menshi, hanyuma turamutumira bitewe na diplome yari afite ya teoloji. Araza, ageze mu rusengero aratwigisha, yigisha itorero ujya kubona ubona rirasinziriye neza, ukajya ukabona abantu barimo baragenda basinzira. Umugabo umwe we ntiyabyihanganiye, yanyandikiye message nkiri ku ruhimbi, arambwira ngo mushumba, yarambwiye ngo pastor ngo muradukoze kuko itorero ryari ryarumanze. Dusohotse ansanga muri ofisi, arambwira ngo reka nkubwire mushumba wacu, ngo rwose ngo tuva hano ku cyumweru
tubonye ifunguro ridutunga icyumweru cyose, arambwira ngo twebwe turi aba businessman, ngo iyo turi mu mujyi turi Matewusi ngo turimo tujya za Dubai tujya na hehe, ngo dutungwa n'ifunguro twaje kubona ku cyumweru. Arambwira ngo iyo nje rimwe mu cyumweru, iyo ndi mu mujyi ndi muri business, ngo mba ndi nabaye uwisi pe, niko yambwiza ukuri. Ambwira ngo reka nkubwize ukuri, ngo iyo ndi mu mujyi ndimo canga ni muri business, ngo rwose ngo no gusengera ibyo kurya ngo hari igihe mbyibagirwa. Aravuga ngo rero tuza rimwe mu cyumweru tuje gushaka ibyo kurya bidutungira ubugingo, ngo iyo tuje tukarumanga, ngo ubwo tuba tugiye gusubirana muri bwa buzima nanone kandi inzara. Arambwira ngo jya wihangana, mujye mwihangana abashinzwe ivugabutumwa, ngo mudushakira abigisha beza, ngo nimushaka mubakure mujye kubashaka i Rusizi, ngo mubazane, ngo hanyuma ngo natwe mutubaze ibyo gufasha abo bashyitsi mutuzanire, ngo kuko ubu turashonje, ngo uze ndajya gukuraho ibyo kurya, ngo vumbura biriya rero ungaburire kugira ngo uzabone ibizanoga icyumweru cyose. Bashumba ntimukarumangishe intama. Turashimira Kristo ko ari umwungeri mwiza utajya uturumangisha. Ngaho genda. Mwungeri mwiza sinzakena. Birakwiye ko bungeri ntimugakenesheje intama, reka zijye zikenuka, ntabwo ari kuziha urwuri gusa, no kuzuhira, no kuzishakira inkuyo, mbega ubwo ntavuze mu marenga. Umwungeri mwiza amenya intama, akayimenya, akamenya ko iyo ntama agomba kwigira inshuti, akamenya ko iyo ntama agomba kuyisengera, akamenya ko iyo ntama agomba kuyisura, akamenya kugira ngo iyo ntama itazakena. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye rwa Petero, rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 5 ku murongo waho wa 2 haranditse ngo muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari bwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze. Murongo wa 3, kandi mudasa n'abahatwa n'ababatwaza igitugu, abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi, kandi umutayiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Amen. Iri nayo ndimo ndibwira abashumba, nayo ndimo ndibwira abungeri. Bibiliya iravuze ngo muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa. Bibe idororike, umenye ko ari ubuzima bw'umushumba, umenye ko ari ubuzima bw'umwungeri. Ugomba kwita ku intama kandi ukayiragira udahatwa. Ikindi cya kabiri, ngo mutifuza indamu mbi. Muri iyi minsi dufite abashumba bakemura ubwoya bakabumaraho, n'uruhu barenda kurukata, ugasanga akantu kose kabaye intama urayibwira ngo uzana ituro. Arakubwira ati nsengera ndumva malariya imeze nabi, ati banza wohereza ituro. Uramubwira, arakubwira ati ngwino umfashe mu rugo rwanjye bimeze gutya, wataha hashira iminsi ariko ntiwampaye ituro. Ntabwo izi ntama tuziragiye kugira ngo ziduhe, kugira ngo tuzibonemo indamu. Reka tubanze tuba abashumba, icyo nicyo cya mbere. Kandi ni ngombwa ko tuba abashumba bafite intama. Bashumba, ni ngombwa ko uba umushumba ufite intama. Sinzi iki kintu ubuntu ku buryo ndi bukivuge, ariko ni ngombwa ko umushumba agomba kugira intama. Ntabwo ari uko mutazifite. Hari abazifite, akaba zifite ari za deperi ariko atari intama afite, akaba zifite ari za angirikani, akaba zifite ari za metodiste, akaba zifite kuko bazimuragije gutyo,
ariko ni ngombwa ko iyo ntama igomba kuba intama ku mungeri, intama igomba kuba ikwiyumvamo nk'umushumba. Ejo bundi hari akantu kanyuzeho ariko katubereye isomo. Guma mu rugo isa twabonye ko ijuru ritugwiriye. Njyewe nahisemo nkubitana n'ikigeragezo kimwe kuko nahuye n'umudiyakono umwe, tugira abantu mu nzu y'Imana batakemwe. Nakubitanye n'umudiyakono umwe akisuhuza hari ku cyumweru turi buhite tujya muri guma mu rugo, arambwira ngo mushumba ngo murajya hehe ngo ko abatunzwe n'icya 10 n'amaturo gashobotse. Kandi yarampamije yarambwiye ngo murajya hehe kwaka abatunzwe n'ibya 10 n'amaturo gashobotse. Mu ruhande rumwe koko kari gashobotse, ariko ntabwo intama dufite ari izo mu rusengero gusa. Abafite intama zo mu idini, abafite intama z'idini, abantu batari abungeri bafite intama karashobotse. Ariko abafite intama, ntabwo intama zitubera intama ari uko turi mu nsengero gusa. Tuvuye no mu rusengero turacyari abashumba. Haleluya. Guma mu rugo ije turakomeza tukaba abashumba. Kuko umurimo wa gishumba ntabwo ari umurimo ukorerwa kuri aritari gusa, ni umurimo kuko uri umungeri, kuko ufite intama igihe cyose. Ndashimira Imana ko akabatunzwe n'ibya 10 n'amaturo katashobotse, kuko intama zadusanze mu rugo, abo dushumbye baraje. Mboneho gushimira abantu batugezeho muri guma mu rugo. Agiye kubona mbona ababyeyi bamwe b'igahanga bazanye imifuka y'ibijumba, mbona abandi bazanye imifuka y'ibishyimbo, mbona abandi bazanye ibihaza mu rugo, mbona ibintu biraje. Hari n'uwazanye agafuka k'umuceri. Kuko ntabwo kuba dushumbye, ntabwo dushumbiye mu rusengero gusa. Bashumba bene data bayobozi, nimugire intama. Reka abo tuyoboye batubone nk'abashumba, batubone nk'ababyeyi, atari mu rusengero gusa, ahubwo tuba abashumba babo igihe cyose. Bizagaragara ko umunsi bakwambuye poste wari ufite mu itorero uzaba utandukanye n'intama. Ariko nuba uri umungeri mwiza, nyuma ya poste yo mu itorero uzagumana intama. Ntabwo ari ibyo gusa, nawe mu Kristo, nawe ntama, gira umungeri. Ntarava kuri icyo cy'abashumba, n'umushumba agomba kugira umushumba we. Umushumba agomba kugira pasiteri we. Ntabwo nihagije. Hari igihe ngabanukirwa. Niba ngabanukiwe ngomba kugira umubyeyi, ngomba kugira umushumba, ngomba kugira nta mukuru utagira mukuru. Nawe ugomba kugira umushumba. Ugenda ukikubita imbere watenebutse, ntabwo uzamanuka ngo ujye kwikubita imbere y'umukristo. Genda jya kwikubita imbere y'umushumba. Kandi umushumba ntibivuze ko afite titiri iri hejuru cyane, biterwa n'uwo wita umungeri wawe, umubyeyi wawe, papa wawe mu mwuka. Ugomba kugira papa wawe mu mwuka. Hanyuma nawe mu Kristo ugomba kugira umushumba. Uwo mushumba wawe, nababwiye ngiye ngo mfite umushumba. Iyi Imana inteye iteka, ndazamuka nkajya kumusura, amubwira ngo mushumba wanjye mu rugendo rwo mu mwuka. Kandi simaze imyaka mike mu itorero, kuko navukiye mu itorero muri Sunday School. Ndi umuyobozi, natangiye 2007. Iyo myaka ntabwo ari mikeya. Nize theology imyaka 12 ndi ku ntebe y'ishuri. Ariko ibyo sinabyirata. Ngomba kugira umubyeyi, ngomba kugira umushumba. Ngenda nkamubwira ni mushumba akiritu. Nawe mu Kristo kubaho mu buzima butagira umungeri uzatagangara. Nicyo cyatumye Mose akomera. Mose yakomejwe nuko yagize sebukwe witwa Yetiro. Yatagangaye, arimo ajya guca imanza kuva mu gitondo akongera agatangira. Umusaza yaraje aramwegera, aramubwira ngo watagangara, toranya abantu. Haleluya. Reba abantu, hanyuma ubahamagare, ubegereze ihema, hanyuma ubashyireho umwuka wawe. Kandi koko Imana irabikonfirima.
dukeneye ababyeyi bo mu mwuka. Nawe ushaka umubyeyi wo mu mwuka, ese uramufite cyangwa ubayeho muri ubwo buzima gutyo gusa? Ndabizi ko abantu benshi bakomeretse bitewe no kwibeshya kuri abo babyeyi, kamwibeshyaho, wamwibeshyaho akaba ari ukubera ugukomeretsa. Bushumba mwiza abika ibanga rya gishumba, ntabwo bakwaturira ngo nurangiza ujye kubyigishamo mu rusengero. Bashumba nimumenye kuba bashumba. Bashumba Dawidi, reka nigarukire kuri Dawidi. Dawidi aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Aravuga ngo kandi anyoboza inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Hari aho yageze aravuga ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimumuriza. Nasomye Bibiliya y'Ikirundi nsanga harimo inshyimbo ariko hariho n'ubuhiri ngo n'ubuhiri bwawe. Turashimira uyu mungeri mwiza ko afite inshyimbo ariko akagira n'ubuhiri. Iyi nshyimbo ni iki? Inshyimbo ni inkoni yigondo igarura intama mu bugwaneza, ariko ubu buhiri nabwo bugomba gukubita ibirura. Nadukubitira ibirura mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana dusoze. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye kuri umungeri mwiza utazimiza. Turagusabye ngo dushoboze kukwigiraho kugira ngo natwe tuba abashumba, tugere ikirenge mu cyawe. Ko Pawulo yabivuze, yaravuze ngo ndimo ndasingira ibiri imbere, ndimo ndagera ikirenge mu cya Kristo. Turasabye kugira ngo dushoboze kuba bungeri beza, kandi turasabye kugira ngo n'intama zigubwe neza, uduhe kuzishakira urwuri. Iminsi ni mibi, birura ni byinshi, ariko dushoboze kuba hafi y'umukumbi, kuko twamenye neza ko umutahiza naza azaduha ingororano, tuzahabwa ingororano nyinshi. Urakoze kubyumvise. Abadukurikiye n'abaduteze amatwi ubasobanurira ibigira ijambo rigira ububasha mu mitima yabo, mu izina rya Yesu.